Ya bene data bakundwa nongeye kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ya igitondo cya none nejejwe no kubyuka numva audio za mwene data François, rwose ndanezerewe. Kandi guhera kuri audio za mwene data Viateri w'Imayange, ndetse n'amaverse menshi mwene data Gaston yagiye yohereza, n'amagambo Andre muhawe n'Imana nawe yagiye yandika, rwose bimpaye kuba nagira icyo nongera kuvuga nanjye, kandi Imana ishimwe nyine kuko nicyo amateraniro amara. Amateraniro rwose arungura, buri wese avuga ukwe, undi akavuga ukwe, undi akavuga ukwe, maze wajya kureba ugasanga hubakitse ikintu gikomeye cyane rwose. Mwene data Viateri hari ukuntu yavuze by'ubupfakazi n'ubupfubyi muri Kristo Yesu. Wabivuga nk'umwizera nyine, abivuga nk'umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri, umuntu wahinduriwe amateka, utakibarizwa nyine muri Adamu wa mbere. Abivuga neza kabisa mu buryo bwe, ariko noneho muhawe n'Imana we ashaka kubizana akurikije imvugo y'umwigisha, cyangwa se uyu waduhaye amaudio nyine. Uyu nguyu tuvugira ku maudio ye, we rwose asa naho ahakana ko uwakijijwe, mbese urupfu rwa Yesu rwakuyeho ubupfubyi n'ubupfakazi n'iki, kandi byanga bikunda ari uwakijijwe ari utarakizwa bose urupfu rubageraho. Bivuga rero ngo hari imfubyi, hari n'abapfakazi. Nubwo twaba dukijijwe ariko tubasha kuba imfubyi tukaba n'abapfakazi. Noneho Yesu akitwa umugabo w'abapfakazi kubera yuko ari we byiringiro byabo. Niwe mbese ubareberera, niwe ubitaho. Nk'uko umugabo yakitaye ku mugore we, Yesu niwe usigaranye n'ari ibyiringiro by'uwo mupfakazi. Niyo mpamvu yitwa umugabo w'abapfakazi. Akitwa se w'imfubyi kubera yuko ari we nyine ureberera abadafite kivurira, abadafite kirera, mbese niwe akababaye se w'imfubyi, kuko abitaho nyine. Urumva ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari mu buryo bw'umubiri rwose. Niba tuvuga data wo mu ijuru, ntabwo bikwiyeho ko dufite na ba data bo mu isi. Kandi rwose aha ni naho bigoranira nanone, ugasanga abantu bashingiye ku nyuguti. N'uwakubyaje ubutumwa bwiza kumwita umubyeyi wanjye wo mu buryo bw'umwuka, uwo ni umubyeyi ufatika, ni umubyeyi w'umuntu wakubyaje ubutumwa bwiza, mbese Imana yakoresheje kugira ngo akugezeho ubwo butumwa bwiza. Ukumva rero kuba wamwita umubyeyi wawe nabyo bibaye ikibazo, ngo kuko ubwo dufite umubyeyi umwe, ngo ni data wo mu ijuru. Okay, noneho na so wakubyaye uzamwihakane, usigarane so wo mu ijuru gusa. Urumva ko ari ibintu nyine bijyana n'amarangamutima n'imyumvire nyine ya kimuntu, ariko kuri ko ni kumwe. Kuri ni kumwe. Hari ababyeyi b'itorero tubona muri Bibiliya rwose, ntabwo Pawulo yari yasaze cyangwa ntiyari yasinze yiyita umubyeyi w'itorero nyine ry'i Korinto, vuga ati nubwo mwagira ababigisha inzovu cyangwa se 10,000, ariko ntabwo mufite baso benshi, n'igihe wababyaje ubutumwa bwiza. Urumva rero kuba umubyeyi mu buryo bw'umwuka kandi uri umuntu, ntibikuyeho ko dufite umubyeyi umwe mu buryo bw'umwuka, ari nawe data wa twese. Cyangwa se kuba n'umushumba, umwungeri se, mugani sinzi niba niwe wavuze tumushumba n'uw'ihene, ati uw'intama bamwita umwungeri. Uko babyita kose, ariko wenda reka tuvuge pasiteri mu gifaransa niho babyita pasiteri, cyangwa se pastor mu cyongereza. Izo ni minisiteri, ni imirimo Imana yahaye itorero, mbese ni impano zifatika Imana yahaye itorero. Kuba rero uri pasiteri cyangwa se uri umushumba, umuyobozi se n'iki, ntabwo bikuyeho ko hariho umwungeri mukuru ari we Yesu Kristo. Ntibikuyeho ko hariho umubyeyi mukuru cyangwa se umubyeyi wa twese, data wa twese ari we Mana. Ariko kandi mu bantu nabo
rwose hari abo Imana yashyizeho kugira ngo bareberere abandi. Ibyo rero ntabwo twabitindaho cyane, ariko Imana ishimwe kubera yuko ibintu nk'ibi ngibi nyine biba bitumye n'ibindi biseruka n'ibindi bijya ahagaragara. Uyu muvandimwe rero nk'uko François yabikomojeho rwose nawe yagiye mu marangamutima cyane, noneho yubakira ku nyuguti, ariko kandi realite ikaza guhinyuza ubwo butumwa. Realite ni iki? Realite ni ukuvuga ngo ukuri kw'ibintu, uko ibintu bigaragara, uko ibintu biriho, ubwabyo birahinyuza amagambo meza yuzuye kwizera n'iki cyangwa se n'inyuguti mbese ifatika. Kuko urabona ikintu yashingiyeho wa mugani ngo nuko ngo nk'uko tutigeze duhamagara ingaruka z'icyaha ubwo abakurambere bacu cyangwa se umukurambere wacu Adamu yacumuraga, icyaha ubwo cyinjiraga mu isi, ngo nk'uko cyazanye n'ingaruka zacyo, ngo niko n'agakiza ka Yesu Kristo nako kaje kandi kakazana n'ingaruka zako. Urumva aya magambo avugitse neza, kandi rwose ushingiye ku iki cyanditswe cyo muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 5 umurongo wa 18, dore ko ari cyo yashingiyeho nyine ubwo avuga ku byerekeranye n'ukuntu umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, byo yabisomye mu Baroma, mu Baheburayo nako igice cya 10 umurongo wa 38. Ariko none iki cyo mu Baroma 5:18 nicyo cyabaye nk'aho ariyo mpamvu, ariryo fatizo ry'inyigisho ze urebye. Iki cyanditswe nicyo cyari imbaraga z'ubutumwa bwe. Yashaka kugaragaza yuko izo ngaruka byanga bikunda zigomba kubaho. Izo ngaruka nk'uko izi ngaruka z'icyaha zatugezeho, niko n'ingaruka z'agakiza nazo zigomba kutugeraho, tubishaka tutabishaka. Ahangaha rero niho navuga ni wagera muri realite noneho bikaguhinyuza, ukuri kw'ibintu, ukuri k'ubuzima kugahinyuza amagambo meza ndetse afite n'ibihamya yubakiyeho, ugasanga ibintu birahabanye. Iki cyanditswe kivuga iki cyo mu Baroma 5:18? Kiravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Urumva ngo igicumuro cy'umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ariko kandi ibi bintu nta nubwo byari bikwiriye kuvangwa rwose, kuko n'iki cyanditswe ubwacyo kirisobanuye. Urumva ikibazo cy'icyaha ni ugucirwaho iteka, kandi gukiranuka kwa Kristo nyine cyangwa se kwazanywe n'uyu muntu umwe ari we Kristo, ngo cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ni gute twatsindishirijwe cyangwa ni gute abantu batsindishirijwe? Nuko Yesu Kristo urupfu rwe rwari impongano y'ibyaha by'abari mu isi, kandi ngo amaze kwitambaho igitambo cy'ibyaha, ngo Imana icira ibyaha bya kamere witeka. Nguko uko twatsindishirijwe, nuko Yesu Kristo yishyuye umwenda w'icyaha, noneho abantu baba baratsindishirijwe. Mbese ikintu cyitwa urubanza cyangwa gucirwaho iteka kuba kubavuyeho kubera impamvu z'icyaha. Urumva rero iki cyanditswe rwose iyo agisobanura nk'uko kivuga nta kibazo cyari kubaho, ariko noneho we yashatse kukivugisha icyo we yishakiye, ari nabyo François yavugaga nyine bijyanye n'amarangamutima. Nawe ni amarangamutima rwose. Ati kuki biramutse ari byo, kubera iki niba ingaruka z'icyaha tutarazihamagaje, none kubera iki duhamagarira abantu guhinduka, guhindura imyumvire, imitekerereze, kugira gute? Kubera iki byagombye kuba automatique, nabyo byagombye kudukurikira. Afite ukuntu rwose abivuga neza mu marangamutima, ukumva kabisa ntabwo ibisubizo biza cyangwa se ntabwo ubuzima bwiza cyangwa se buza bugukurikiye, ahubwo buza bukurikiye Yesu uri muri wowe. Ukumva kabisa ari ibyo ngibyo
ariko kandi nanone umuntu yagira mu kibazo ati none se ubu ngubu ugiye niba bitankurikiye ubwo bukire niba butankurikiye iyo migisha ni ukuvuga ko nta Yesu mfite muri iki, ugasanga nanone umuntu bimushyize mu rujijo atagiye kwibaza ibibazo byinshi. Bakundwa, mureke ibyanditswe bisobanuzwe ibyanditswe bindi. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Gukizwa ko twarakijijwe kabisa, kandi dufite ibyiringiro bizima ko n'iyi mibiri yacu ibora izageraho nyine yandikwa kutabora. Sito Paul avuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abikorinto igice cya 15, ikibora kizamirwa no kutabora, igipfa kimirwe no kudapfa. Hahandi nyine ibintu byose bizaba bigeze ku iherezo yabyo, aho ibintu byose ngo bizaba bigiye guteranyirizwa muri Kristo Yesu. Aho ngaho rwose nta kuniha kundi, ntaki n'ingaruka za cyaha zose zizaba zikuweho, ariko icyo gihe ntikiragera. Turacyaniha nubwo dukijijwe kandi tunihira mu mitima yacu, ariko kandi ikitunihisha ni imibabaro duhura nayo muri uyu mubiri. Uyu mubiri uraturwanya, uyu mubiri uretse ndaje nza n'ikindi cyanditswe ariko kandi reka tube dukomereje kuri iki ngiki. Byaremwe byose biraniha, yewe natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira muri iyi mibiri yacu kuko dutegereje guhindurwa abana b'Imana. Ariko se dutegereje guhindurwa abana b'Imana, ubundi ntituri abana b'Imana? Turi abana b'Imana, ariko kandi turacyafitanye isano n'uyu mubiri. Uyu mubiri turacyawambaye, kandi rwose uyu mubiri ufite aho ukomoka. Ushobora kuba uturuka mu muryango w'ababyeyi bafite ubumuga, niba nabyita ubumuga bw'ingingo runaka cyangwa se tekereza nk'umuntu ufite hari abantu bavuka bari predispose ku burwayi bwa diyabete kubera yuko n'ababyeyi babo nyine bafite iyo insuffisance ya ntozi pancreatique. Hari ukuntu umuntu akavuka mu muryango ufite ikibazo runaka, noneho nawe icyo kibazo kikamwokama. Ibyo tubyita heredite, ntabwo ari umuvumo nka biriya by'imikasiro ngo muze ngo tubasabire ngo mwitandukanye n'abakurambere banyu n'iki. Ibyo ni byo mu buryo bw'umwuka. Iyo mivumo n'iki na za karande ni ibintu byo mu mwuka, ntabwo ari ibintu byo mu mubiri. Ariko mu mubiri ho ni ibisanzwe rwose, ni ibisanzwe. Ntabwo umuzungu azabyara umwirabura, umwirabura ntazabyara umuzungu. Mbese hari ukuntu ibintu byamaze gufata umurongo. Ariko jene z'umubyeyi ni nazo ziva mw'umwana. Urumva rero ubumuga bw'umubyeyi ugomba kubwanduza n'umwana. Ibyo rwose ni ibintu byumvikana, ni ibintu bisanzwe kandi bisobanutse. Rero nubwo dukijijwe ntabwo bikuyeho ko turi bene kanaka bo mu muryango runaka, turi ubwoko runaka, turi abantu bo mu ibara runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ibintu tutaritandukanya nabyo. Rero natwe turi abana b'Imana, ariko kandi dufite ibyiringiro byo kuhishurwa, byo kuzagaragara, kuzahinduka abana noneho mu buryo bwuzuye. Ubu turi abana mu gice kimwe, igice cy'umwuka. Mu mwuka rwose twaracunguwe, mu mwuka turabera n'abaziranenge, mu mwuka rwose turi abana b'Imana, yewe ndetse ngo twicaranye na Kristo mu Mana mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ariko nyamara turacyari hano ku isi, kandi uwo mwuka turimo twebwe tugaragara hano ku isi. Nuko hariho abantu bashaka nanone kuzana indi myumvire, kumva ko hari undi muntu uri mu ijuru, noneho uri mu isi nawe akaba ari undi. Aha niho nashimiye nani uriya ni Maturo, ariko nubwo atahinjiye cyane, nyamara aho ngaho niho hari hakwiye gushingwa agati. Impinduka zo mu buryo bw'umwuka, uburyo zigera no ku mubiri wacu. Ugasanga wa mubiri
wamenyereye kunywa urumogi, ibiyobyabwenge n'iki, noneho kubera ko umwuka we wahuye n'uwa Yesu, kuko ngo abahindukiriye umwami burya ngo baba bahindutse umwuka umwe nawe. Mu buryo bw'umwuka twifatanije na Yesu, noneho turakijijwe. Niba dukijijwe mu buryo bw'umwuka wacu, byanga bikunda byakagombye kugira ingaruka ku bugingo bwacu ndetse no ku mubiri wacu. Ibi byo rwose ahangaha niho yagombye gushinga agati, ahangaha akasobanura neza, ariko kandi ntashake kuzanamo ibintu by'amarangamutima, azanamo ibintu by'ubukene n'ubupfubyi n'ubupfakazi. Ibyo ni mu buryo bw'umubiri, kandi bizabaho kugeza ubwo imibiri yacu izacungurwa. Ibyo byo bizabaho kabisa, ntabwo abakene bazabura mu isi. Reke rero kubeshya abantu ngo buriya ngo uriya mukene ngo amafaranga ye ngo yariwe na Bill Gates. Bill Gates yayamuriye ryari? Bill Gates ko yakoreye amafaranga ye, ko ari uzi ahantu yayakuye. Uyu mukene wishwe n'ubukene bwe n'ubunebwe bwe no kutashakisha no ntabwo twese twahamagariwe kuba abatunzi. Nzakora icyo nahamagariwe gukora, kandi icyo nahamagariye gukora byanga bikunda hari uwo cyungura. Byanga bikunda hari uwo cyungura. Uwo cyungura rero nawe ibyo yahawe gukora hari icyo bizanyungura nanjye. Urumva ko ibintu ni magirirane bakundwa. Ahangaha niho abantu bagomba, ariko iryo ni isomo rindi wenda reka tureke kuryibandaho cyane. Ni magirirane kabisa. Niba wowe, ariko rero ikibazo ni uko hari n'ibyanditswe ngira abantu baba bashaka kwitwaza. Ntazajya nivuga nyine ngo tuzaba imitwe ntituzaba imirizo. Kiriya cyanditswe nacyo mana yanjye. Oya rwose hari uw'Imana izaha ubushobozi bw'amafaranga akagura imodoka. Nanjye ngo Imana, ariko ntakireka basi tubyitirira Imana, reka tubivuge ko turi ab'Imana nyine, turi no mwiyobokamana, reka tubivuge dutyo. Umwe aguze imodoka, ariko kandi uguze imodoka akeneye umushoferi. None se ntiwumva ko tugiye gufashanya? Uyu nyiri imodoka akeneye umushoferi, umushoferi nawe akeneye imodoka atwara, ariko ntayafite, nta bushobozi yifitemo bwo kugura imodoka. Ariko hari ufite ubushobozi bwo kugura imodoka, ariko kandi wenda ntazi no kuyitwara, kandi naho yamenya kuyitwara ntabwo ari uzayikoresha. Ese umuntu aguze fuso, ariko kandi akora muri banki. Urumva ntabwo azareka akazi ke ko muri banki ngo ajye gutwara fuso. Azashaka umushoferi umutwarira fuso, nawe akomeza akora akazi ko muri banki. None urumva ko uyu mukozi wo muri banki, uyu muntu waguze imodoka ye atafashije uyu mushoferi nawe wari wabuze imodoka atwara, kandi uyu mushoferi wari wabuze imodoka atwara nawe agiye guprofita nyine agahembwa n'uriya nyiri imodoka akorera. Uko niko ibintu ari magirirane. No muri uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza hariho abantu rwose bibaza ikitubesha, bakavuga ati none se mwebwe nese mutarabajura kuko ari ibintu njya numva rwose kumva biransekeje. Gatwe twararetse imirimo yacu kandi atari uko tubishatse vrema. Rwose abo twabanye barabizi neza, ntako tuba tutaragize nyine gushakisha ubu buzima, ariko kubw'umuhamagaro ugasanga urekeshejwe imirimo yawe wakoraga, umwuga wawe urawutaye, ugiye gukora umurimo cyangwa se kwibanda ku ivugabutumwa gusa. Hari abapasitori rero bajyaga bambaza bati none wowe niba nta kandi kazi ukora ari uvugabutumwa gusa, none se ubu ngubu uzaba ubaho ute? Utungwa n'iki? niba mutiba barayagiwe. Oya si ngombwa kwiba cyangwa se si ngombwa yewe no gusabiriza, ntabwo ari byo, ahubwo hari ingaruka z'ibyo dukora. Niba ibyo dukora hari icyo bikora mu bantu, mana yanjye, ubuse navuga iki kweri? Navuga iki ko ari ibintu biba bindenze ubu ngubu? Niba hari ingaruka nziza zigera ku bantu ku bw'uwo murimo ukora nyine, kabone nawe waba ari uw'amagambo gusa, wa mugani ngo hari abantu bacuruza ayo magambo hari abafasha,
abo ngabo afashije rero nabo hari icyo bafite nacyo kibasha gufasha uyu munyamagambo. Reka tuvuge tutyo. Bakuru kuko tuzabaho naho ubundi byo kweri ivuga iki. Ariko rero tukiri muri iyi si reka twigarukire ku isomo ryacu. Tukiri muri iyi si tukaba tukiri muri uyu mubiri wana turaniha, kandi tunihana n'ibintu byose, ibiremwa byose kuri iyi si ngo biraniha. Ariko si byo byonyine, ngo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe abakijijwe turaniha. Tunihishwa n'iki? Tunihishwa n'imibabaro nyine n'ubuzima bugoye tunyuramo muri iyi si. Kubera iki? Kubera iki ubwo buzima bugoye tubunyuramo? Tubunyuramo nyine kubera yuko tukiri mu isi, ariko hari igihe tuzava mu isi. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro. Ati kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Rwose twarakijijwe ariko kandi dufite ibyiringiro. Niba dufite ibyiringiro ubwabyo biragaragaza yuko tutarabona, ntabwo turabona icyo ngicyo twiringiye. Twiringiye kuzabona duhinduka abana b'Imana, guhinduka by'ukuri twese, impagarike yacu, umuntu, umwuka, ubugingo bwe n'umubiri we, tugahinduka abana b'Imana. Yohana yabivuze neza mu rwandiko rwa mbere ngira ngo ni igice cya 3, avuga ati bana b'Imana, ubu turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Ntabwo tubizi. Icyo tuzi cyo ni uko ubwo Yesu azahishurwa natwe tuzasana, uko azabasa natwe niko tuzasa nawe. Ikigenge cy'umuvugabutumwa rero wa none ushaka kuba icyamamare, agashaka kugaragaza ko yahishuriwe cyane, wazakumvisha uburyo uko Kristo ari nako turi, ariko natwe turi muri iyi si. Iki cyanditswe rwose urumva ko gisobanutse. Uko Kristo ari niko natwe turi muri iyi si. Ahangaha rero buri wese akaba yahasobanura uko yishakiye we, ariko kandi realite nanone ikaduhinyuza. Ukuri kw'ibintu kukaduhinyuza. Kuko buri wese yirebye ashobora kuvuga ati no, niba Kristo, niba ukumeze ariko na Kristo ameze, Kristo ntabwo ari uwo kwifuzwa kabisa. Oya, vraiment natwe turebane ubwacu, se kubwira undi ngo urebe undi biroroshye, ariko ntacyo, reka turebane. Ndebe François mvuge nimbo niba Kristo kuriya François mubona, niba ariko Kristo ari, nshatse nanjye nakwigumira uko ndi kwanza. Wasanga ameze barayagewe ibi bintu bakundwa, twakwitonze ariko turasiganwa n'iki kweri? Hanure nk'uko kwizera kwe kungana. Si ryo mvuguro, si ryo jambo ry'Imana. Vraiment uvuga avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Nkunda Paulo cyane, ntacyo nzigera nkora uretse, ntacyo nzigera mvuga uretse icyo nakoreshejwe na Kristo. Bakundwa, ibi bintu rwose tubyitondere, kuko niba twaragezeyo nta mpamvu yo kwirirwa tugira wa mugani wa François. Gose urabwira abantu iki? Niba ingaruka z'icyaha uko zageze ku bantu batarigeze bazihamagara, nta wazisengeye, nta wazishatse, ko zatujeho kubera icyaha, none gukiranuka kumwe nako ko guhesheje abantu bose gutsindishirizwa, ubwo ngubwo turirirwa tubigisha iki? Bahinduke, bamere, bakora iki? Niba bizeye Yesu Kristo ko bihagije kugira ngo ingaruka zose z'agakiza zitugereho, ahantu ni ukwitondera. Ku murongo wa 24 twari tukiri nyine kuri cya cyanditswe cyo mu Baroma igice cya 8, umurongo wa 24 ukagira uti kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Ninde wakwiringira icyo amaze kubona? Niba koko twarakijijwe, Yesu yaraje kandi kuza kwe
akaba yaraje sinzi abavuga ngo yaje kudusubiza muri bwa buzima bwo muri Edeni ya mbere ngo Adamu ataracumura, ngo nibwo yaje kudusubizamo. Noneho mwene data mwawe n'Imana Andrea ati bo rero tukujyane muri pariki ugende usomane n'intare. Uko Adamu nyine yararaga mu gituza cy'intare, nawe ugenda ugiye kwanza Daniel nawe ubwo Yesu yari ataraza ariko nawe ngo yaryamanye n'intare ntizagira icyo zimutwara. Bo noneho Yesu yaraje sasa, urumva ko harimo n'akarusho. Yesu yaraje, bo tujye muri parike sasa. Niba wumva ko yaje kugira ngo adusubize muri bwa buzima bwo muri Edeni, ariko nujya kuvuga we ntabanza gutekereza kweli. Jya uvuga uziga wa mugani w'Abanyarwanda. Jya uvuga uziga abavuga butumwa bagenzi banjye rwose twitonde. Nitujya kuvuga tujye tubanza turebe tunatekereze no ku ngaruka zishobora kuza ziturutse mu magambo yacu. Ibyo umuntu yiringira rero iyo byabonetse ntabwo aba akiringira. Ngo niba bikiri ibyiringiro ubwo ngubwo rero ntabwo turabibona hafi kabisa. Murinde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona. Ku murongo wa 26 ati nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Twebwe twiringira ibyo tutabonye, twiringira agakiza, nyamara ko gakiza kacu ntabwo karasohora. Hari umuganura w'umwuka twahawe, hari umusogongero w'ako gakiza, ari nawo umunezero, ari nazo mbaraga zacu, ari nayo mahoro yacu ari mu mitima yacu. Kubera yuko turiringira, twiringiye ko ibi bizasohora gutya ku mugaragaro bakabibona, guhishurwa kw'abana b'Imana kuzagaragarira buri wese. Natwe ubwacu bya bindi twiringira nyine tutarabona, hari igihe tuzabibona tukaba ati basi ibyiringiro bikaba birarangiye. Umuvandimwe rero ati umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kuki twizera? Twizera nyine kubera yuko hari ibyo tutarabona, ariko twabibonye ntabwo twaba tukibyizera. Ni ndetse wakwizera icyo yamaze kubona. Nuko noneho reka dusoreze ku iki cyanditswe cyo muri uru rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abikorinto igice cya 10 ku murongo wa 13 hagira hati nta kigeragezo kibasha kutugeraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone ko mubasha kukihanganira. Urumva ko ku murongo wa 25 wa kira gice cya 8 cyo mu rwandiko ku Biroma twasoje tugaragaza uburyo Paulo yanditse ko uburyo Paulo avuga ati nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihanganye. Ubu turihanganye, kandi iki kigeragezo nicyo kiza kuduhesha kwihangana, cyangwa se nicyo kiza kudukomeza. Kuko ikigeragezo ni ikidupima nyine, ni ikitugera nyine, urabyumva. Ni ikizamini. Turacyari muri uyu mubiri, twarakijijwe yego, dufite umwuka sawa, ariko kandi hariho ibintu, hari intambara zikiri mu mibiri yacu. Kugira rero ngo tubeho nk'uko Imana ishaka, byanga bikunda tugomba gutsinda ibigeragezo, kuko nabyo niba hari icyo bishaka ni ubugingo bwacu, birashaka kudutandukanya n'Imana, birashaka kutubuza cyangwa se kutuvutsa ubugingo bwa bundi twiringiye. Ariko kandi Imana ishimwe kubera yuko Paulo aragira ati nta kigeragezo kibasha kubabaho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta byo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo bigende bite, ngo kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Urumva rero niba kigihari, ni ukuvuga ngo urugamba ruracyahari.
ikigeragezo niba kigihari, intambara iracyahari, ni ukuvuga ngo ibibazo biracyahari. Kandi tuzi neza yuko nubwo twakijijwe, nubwo dufite umwuka w'Imana muri twe, ariko kandi ngo hari intambara, hari urugamba hagati y'umwuka n'umubiri, mbese kamere yacu. Abavuga rero ngo twarapfuye, Imana yanjye we, ko numva navuga byinshi we. Kamere yacu iracyahari, Imana yanjye we, ni twebwe ntabwo ari abandi. Ubu se ndavuga iki ko numva hari kuzamo ibibazo byinshi muri iki kintu rwose. Hariho abantu bavuga ukagira ngo ntabwo bakiri muri iyi si, ntabwo bambaye uyu mubiri, avuga ngo umuntu wa kera ngo yarapfuye, ngo nta kibaho, nta kibaho. None se uyu nguyu uri kukurwanya, wowe muntu wizeye, ninde? Niba atakibaho, iyi ntambara irava he? Ibi bigeragezo ko bitava ahandi, ko biva mu ngingo zacu, ko biva muri uyu mubiri wacu, ariho harimo, wagira ngo niyo depo, niyo baze y'ibyaha, ko biturimo. Umwuka n'umubiri birahanganye, ngo bihora birwanya, kuko ngo icyo umwuka ashaka ntabwo ari cyo kamere ishaka, icyo kamere nayo ishaka ntabwo ari cyo umwuka ashaka. Ngo rero ngo kuko ibyo bihabanye, ngo nicyo gituma ngo ibyo dushaka gukora atari byo dukora. Urumva ko intambara iracyahari, ibigeragezo niba bihari, birahari, kandi ntabwo Yesu yaje kubikuraho, oya, ahubwo yaje kuduha uburyo bwo kubyihanganira kugeza kuri wa munsi ubwo tuzabona gusohora kw'agakiza kacu, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ariko igihe tukiri muri uyu mubiri, ibibazo byo turi kumwe nabyo kabisa. Umukene azabaho, umurwayi azabaho, ndetse uzapfa, uretse no kurwara, byanga bikunda. Izi ngaruka z'icyaha mu buryo bw'umubiri ziracyahari, ariko kandi dufite ibyiringiro. Twebwe ababashije kwizera Yesu Kristo, dufite ibyiringiro ko igihe kimwe tuzava muri iyi si, tukava muri uyu mubiri, noneho tugahinduka abana b'Imana nyabyo, tukabaho dusabana na data gusa, nyine turerwa na data, mbese nk'uko umwana nyine, urabona umwana n'umubyeyi. Ariko ubu ngubu turacyari mu ntambara. Ibigeragezo rero bitugeraho, kandi uko bigera ku mupagani niko bigera no ku mukristo. Usibye ko wenda ibitugerageza bishobora kuba bitandukanye. Wowe ushobora kuba utakibashwa n'ikigeragezo runaka, cyangwa se ntacyo kikubwiye, ariko undi we, icyo ngicyo wowe waciye amazi, we kuri we nirwo rugamba rwe. Buri wese rero afite intambara ze agenda ahura nazo, ariko kandi muri byose kwa kwizera kwacu. Reka dusoreze ku iryo jambo yavuze rwose ryo mu Baheburayo 10:38, umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Natwe kwizera kwacu niko kuduhesha ibyiringiro byo kuzabona ubugingo, cyangwa se byiringiro byo kuzava muri ubu buzima turimo bwo kuniha, muri iyi mibereho. Rero abantu bavuga ngo ibi byo rwose bitera n'isesemi kubyumva, ngo bariya ba Pawulo bose ngo bari batarahishurwa neza, batarahishurirwa neza icyo twabaye cyo muri Kristo. Icyo twabaye iki muri Kristo kweri? Kandi twese tunihira hamwe, twabaye iki uretse ubuntu twagiriwe gusa, tutabasha no kwirata nyine, ukurumva ni ubuntu, ibintu twaherewe ubusa. Gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, twaguherewe ubusa. Nta wabyishima, nta wabyirata ngo yishime hejuru y'undi, cyangwa se abyirate, kuko ni ubuntu twagiriwe nyine. Bakundwe, ngarukiriza aha ngaha. Data tugirire neza, ariko kandi murabyumva ko umwanzi nawe yahinduye ingamba kabisa. Nzana ibintu bisa naho biri mu ubwenge, ndetse birimo no kwizera kwinshi, ariko kandi wajya kureba ugasanga si ukwizera, ahubwo ni iraritu, ni ibyifuzo by'abantu. Abantu barashaka kugaragaza itandukaniro ryabo n'abandi, barashaka kumenyekana nyine nk'abantu bakomeye n'iki, ariko baradushatse twakwitonda. Data tugirire neza rero, bye bye.
reka twongere dusome mu gice cya 8 cy'uru rwandiko ku Biroma, igice cya 8 duhere ku murongo wa 18. Hagira hati: mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremye byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabishyizemo, yiringira yuko nabyo bizahabwa kuri ubwo bubata bizabaturwa nako. Yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Ku murongo wa 22 hakagira hati: tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikanaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Bakundwa, uwanditse mu gice cya 5 uriya murongo wa 18 twari tumaze gusobanura, ni nawe wanditse iki gice cya 8. Kandi rwose tugaragarije yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, kandi ibyo byaremwe birimo n'abakijijwe. Ibi bintu Pawulo arabyandika nyuma yo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, agakiza karageze mu isi. Rero yiba koko uko byagenze mu gucumura kwacu, mbese mu ingaruka z'icyaha mu kugera ku bari mu isi, niba ariko n'agakiza ka Yesu Kristo nako kazanye n'impinduka, kagakuraho za ngaruka z'icyaha, ntabwo aya magambo yagombye kuvugwa. Ntabwo rwose Pawulo yari kwandika aya magambo iyo amenya neza. Mbese iyo Pawulo ahamanya n'uyu mwigisha, niba ari numvise yita Maturo, iyo Pawulo aza kuba ariho akumva Maturo avuga, ngira ngo ntabwo bari kujya imbizi kabisa, ntabwo bari guhamanya. Pawulo yari kumunyomoza kabisa, akavuga ati ibyo bintu uvuga ni ibyawe, ntabwo ari ko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana rero ni uko tugifite imibabaro, kandi turi aha ngaha twandi twarakijijwe. Pawulo ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko n'ibyaremwe kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Urumva ko haracyari imibabaro, ariko kandi hari igitegerejwe. Icyo gitegerejwe rero ntabwo kirahishurwa, kandi icyo ngicyo unarebye niyo ngaruka y'agakiza ahubwo. Kuko icyahishuwe cyo ni mu mitima yacu, ni mu bugingo bwacu, ni mu mwuka wacu. Hari ikintu twahishuriwe, ni Yesu Kristo. Ingaruka rero zo guhishurirwa ako gakiza tuboneye muri Kristo Yesu, izo ngaruka ziduhesha niyo mahoro. Mbese niyo mahoro muri twe. Ayo mahoro n'umunezero w'ako gakiza, nkunda Nehemiya rwose niwe wavuze ati uwo munezero w'Uwiteka ni nazo mbaraga zacu. Urumva, nubwo tuniha, nubwo tubabajwe, nubwo hariho imibabaro n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ntacyo bidutwara, ntibiduhungabanya, ntibiduca intege. Kubera iki? Kuko dufite umunezero w'agakiza mu mitima yacu, kandi twuzuye ibyiringiro bizima. Ibyiringiro by'iki? By'ibyo tumaze kubona se? Reka da! Ibyo twiringira ni ibyo tutarabona. Kuki tutarabibona? Ni uko tukiri mu ngaruka za cyaha cya Adamu, kuko turacyari mu mubiri, turi abantu.
turi abantu babandi rwose bazana imyizerere yo kuvuga ngo twahindutse imana, bashatse bakwitonda bakagenda gahoro. Twarahindutse imana ntabwo twaba tugifite ibyiringiro. Nyamara kandi ngo uwiringira ntabwo ushobora kwiringira icyo wamaze kubona. Ariko igituma twiringira ni ukugira ngo twihanganire ibyo bitugerageza, kuko tuzabona bya bindi nyine bisohora. Ibihe bya bindi nyine byo gucungurwa, bya bindi byo kuvanwaho za ngaruka zose nyine, mbese uyu mubiri w'icyaha umaze kutuvaho. Icyakora si ku murongo wa 20 ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Ngo icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabushyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora. Urumva turacyari mu bubata bwo kubora, ngo bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Urumva kubera yuko hakiri ububore mu mibiri yacu, nk'abantu turacyari mu isi ya byaha, isi yangiritse yahumanye kubera icyaha cy'umuntu. Turacyari muri yasi, noneho na ya mibiri yacu nayo yamaze kwinjiramo bwa burozi kwa kononekara. Ya mibiri nayo turacyayambaye, iracyari hano ku isi. Niyo mpamvu nyine turwara, tugasonza, tugapfa. Ibyo byose ni ingaruka za cyaha. Ntabwo rero Yesu yaje gucungura iyi mibiri yacu, ariko kandi azayicungura, nyamara igihe ntikiragera. Icyo cyatumye asiga asengeye abigishwa be, avuga ati data ubarindire muri iyi si, sinkubwiye ngo bakuremo, barindiremo. Barindiremo kuko baracyafitemo akazi, baracyafite misiyo yo kumenyekanisha ku bataramenya. Baracyafite misiyo yo kuvuga ubutumwa bwiza. Yibarindiremo rero, ntuyibakuremo, yibarindiremo. Ariko kandi zaza mbatware, bazava mu iyi si byanga bikunda, igihe kizagera. Nibyo Pawulo ravuga aha ngaha ku murongo wa 22 ati tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Urumva Pawulo ati tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe. Ibyaremwe byose biranihira hamwe, ngo bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ngo ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka. Natwe turaniha, kandi dufite umuganura w'umwuka turaniha, turi abana b'Imana, twarakijijwe, twaracunguwe, turaniha kandi twaragizwe Imana. Tekereza, Imana iniha. Iyi yaba ari Imana kikweri, iniha. Ngubu dufite ADN y'Imana, twahindutse umwe n'Imana. Ngaho umva, ndababwiza ukuri, hariho ibintu byenda gusa n'ukuri kandi atari ukuri rwose. Umwanzi nk'uko dukunze kubivuga yahinduye ingamba kugira ngo nk'uko yohesheje uburiganya bwe ya nzoka yohesheje uburiganya bwe Eva. Ibyo Pawulo avuga ati ndatinya yuko n'intekerezo zanyu zayobywa. Hariho abantu rero bamwe bitwa abigisha cyangwa se abavuga butumwa bwiza, bayobejwe intekerezo n'umwanzi, nabo bararenguka, barenga umusaraba, bashaka kuva mu bumuntu bahinduka Imana. Abo ngabo rero iyo bavuga rwose wagira ngo ni marayika, ariko se marayika we nuko. Ariko rero nubwo hari ibyanditswe bimwe na bimwe bifashisha, nyamara hari ibindi bibahinyuza. Ubu se kweri ntabwo baniha? Ntabwo baniha, baraniha ndetse bari gushakisha n'icyatuma bava muri iyo miniho yabo, ariko kandi bakabishakishiriza mu nzira itariyo. None se nk'uyu muvandimwe niba ari Maturo aravuga ati imodoka
yanjye ntabwo ari iyanjye, ni iya kanaka. Isambu yanjye ni iyayo. ngo nijya umuntu nasaba lift yavuga ati ngwino njyanire umugore kwa muganga, nzagenda ameze nk'umushoferi we kuko imodoka ari iye. Mbese urumva abantu barashaka guhunga ya miniho, ariko